mwiza uzira inenge wuje amaribori mu ntege umutima utuje utatse ubutoni w'umuto utabuza gutuza Esther mwana nakunze yarazi ko yakina none rwamusaza urukundo ruransaba yagiri mu mwanya munini jewe wa Mesiya Jean n'ibimenyetso anyeretse impeta nayitegereje usanga ifite ibintu bibiri bikomeye ngiye kubabwira ikozwe n'ifeza y'izahabu nziza cyane Imana amabwiriza y'itorero byose ngashimira Imana ko mwabishoboye nimubambere amashyi bakundwa duteranye ahangaha imbere y'Imana n'abahamya benshi uyu munsi duteranye kugira ngo duhuze uyu mukobwa n'uyu muhungu uyu munsi tubahuze kugira ngo umwe aze kuba umugabo undi abe umugore kandi bazabane ubuziraherezo none ndagira ngo mbabaze mu iteraniro ryose umuntu waba afite impamvu yatuma nk'uko nababwiye tugiye kubasezeranya no kubahuza tubambike amapingu y'iteka bazatandukanywa n'urupfu gusa haba hari umuntu rero ufite impamvu ihuje n'amategeko ya leta ihuje n'amategeko y'umuryango kuko leta yemera n'umuryango yahaguruka akaba afite impamvu yatuma badasezerana ngo tubahuze umwe w'umugore w'undi n'undi w'umugabo w'undi niba ufite impamvu ituma tutabasezeranya umunsi nahaguruka bivuge kugira ngo turebe ukuntu tubikemura cyangwa duhagarike mu bukwe tutari twigira hari uwazamuye nawe niba rero niba nawe akaba atarabivugiye ku murenge ntabivugire hano mu ruhame aceceke iteka ryose Mesiya hindukirira Esther nawe guhindukirire intambwe iri inyuma ntabwo ngiye bavuga nk'abandi bavuze ko intambwe iri imbere intambwe iri inyuma hanyuma mufatane ikiganza cy'iburyo fata ikiganza cyawe cy'iburyo okay mubwire uti jewe uwa Mesiya Jadamu jewe wa Mesiya Jean ntwaye wowe Esther uwimpuhwe ngo umbere umugore nihitiyemo wemewe n'amategeko nemera imbere y'Imana n'abahamya kugukunda kukubaha kukurengera no kugushyigikira mu burwayi no mu buzima mu bukene no mu bukire kandi nasize nzasiga abandi bose mbane nawe iteka ryose none nguhaye indahiro yanjye mukomere Imana amashyi nemeye wowe wa Mesiya Jadamu ngo umbere umugabo wemewe n'amategeko nemera imbere y'Imana n'abahamya kugukunda kukubaha no kukwitaho mbikuye ku mutima nzakwitaho mu burwayi no mu buzima mu bukene no mu bukire kugeza dutandukanyijwe n'urupfu none nguhaye indahiro yawe mukomere Imana amashyi munyereke icyo kimenyetso good anyereke icyambere ni iy'agaciro ntabwo ari ikintu batoye si urudodo bazingazinga
nta nubwo ari purasitiki bakebye, ifite agaciro. bivuga ngo iki kintu nicyo kintu cy'agaciro mu buzima bwanyu. urushako rwanyu ruraruta abana, ruraruta ababyeyi, ruraruta inshuti, ruraruta ikintu icyo ari cyo cyose kereka Imana yonyine. nicyo bivuze. ikindi cya kabiri mbonye kuri iyi mpeta ni uko ari uruziga, nta hantu giteranyirije, nta hantu hamwe iteranyirije. ubwo rero urukundo ruzakomeza ruzenguruka rutarangira. muneze amatwi. ubwo rero nicyo kimenyetso muhaye, ni uw'igiciro kandi muzabana iteka ryose. ngaho rero imwambike ku rutoki rwe rwa gatatu, rwa kabiri uvuye inyuma, cyangwa rwa kane rw'ibumoso, hanyuma mufotore neza. ushobora gusa nk'uhindukira Esther. amagambo y'urukundo bya bindi wajya kuvuga uretse bya bindi wajya navuga nawe kugira ngo abantu abitubwire udapigapika. ijambo niyo yaba ari rimwe cyangwa abiri ivuye ku mutima, hanyuma n'uwumva yarangije ubone kurangiza kumwambika impeta. nta kibazo witonde muri papa. uyu musisi wawe umushaka aba bantu bamwanga barataha Kigali na Byumba, murahafite amazu, turara tujya tumwana mugira ikibazo. ushaka gutaha mukamuhamagara abaturage mukamira, ubundi dukora ibintu by'abana bacu. umwiza uzira inenge, wuje amaribori mu ntege, umutima utuje utatse ubutoni, uw'ubuto utabuza gutuza. Esther mwana nakunze, nakubaye utembera mu mpinga y'amataba ya Rutare, Midororo natatse akamutanaga, akamurira mu Buranga. nguwo uburanga buhebuje byose, umutesi kayitesi mu itetero ry'abato, atonesha bose atarobanuye ku butoni. naratomboye ibyo watoye umutima wawe. cyo musezera ku babyeyi bawe, barumuna bawe na basaza bawe, babyara bawe n'inshuti zawe. Esther, usize ababyeyi, usanze abawe ni ababyeyi. ngwino njyewe mukunde ukuri ubuhungure, ndagukunda cyane. nuko afite ibyishimo byishimiye umukomera amashyi. umukomera amashyi Esther yarazi ko ari hakina none rwamusaza. urukundo ruransaba, urukundo ruransaba, yabiri mu mwanya na munini. noneho rero ngiye kubaha itangazo. Mesiya amufata ikiganza cy'uko ndagusabye utwereke umugeni wawe, ugerageze kwihutisha nawe niko abantu bananiwe. eguka Esther, eguka nk'umugeni mwiza mwana wawe, eguka akutwereke ibyo birangiza iseke. hanyuma Mesiya mukomeze Mesiya amashyigikiye umugeni we mu maso.
hanyuma ngiye kukubwira ijambo uwa Mesiya, ngiye kukubwira ngo wa mugabo rinda uyu mugore wawe ukwishyize mu maboko kandi uharanire kuba itangazo, kubera ko Jadamuntu na Esther amazina yabo yombi bemeye kubana imbere y'Imana n'imbere y'aba bahamya bose, kandi bakaba basezeranye urukundo n'ubutumwa bwiza. Nangaje ko umwe abaye umugabo undi abaye umugore, mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Hanyuma mukubita amavi kuri aritari, tubaha abana, ndabarambikaho ibiganza, mwebwe byo mutabarambikaho ibiganza gusa, hanyuma dusenga. Data nyir'ijuru, Mwami Imana ishobora byose. Wow, kanizere kumeze neza. Wowe umaze gukora subscribe kuri Inshuti TV show. Iki ni televiziyo ya Nshuti Eric, rimwe zose nizanjye. Rero turabashimiye ko mwabashije gukora subscribe, mukomeze mubane natwe mu biganiro bitandukanye. Ibiganiro byo nakagaruka, kandi igice gikurikiye cy'ubukwe nacyo kiraje very soon. Don't be late to watch. Be available. Please wait very soon. It's coming now. So make sure you subscribe, share, and like, and your comment is very important. Follow us on both different social media: TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, and YouTube. So we love you so much. Let's say Nshuti TV show. Ring people with your friends. I love you. Hanyuma kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze bigende neza, ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, twandikiye kuri 0785722276 nimero iri kuri WhatsApp yacu. Ushobora kutwandikira cyangwa kuri Nshuti Eric rimwe ni email yacu. Ushobora kutwohereza igitekerezo n'inyunganizi. Murakoze cyane.